kugira ngo nze nko gukosora kwako kantu Iwacu Muzika Festival kugira ngo uryohereze abantu neza bijyanye na swaga zawe, bijyanye n'umuteguro wawe, bijyanye na look yawe, bijyanye na style yawe. Kade uri umuhanzi mwiza, uri umuhanzi nyine tu umuntu wese yakifuza ko wamuririmbira cyangwa wamuhereza umunezero, ariko ndigira ngo ukosore kwako kantu. Byina ubyine fresh n'ababyinnyi bawe, ariko nugera kuri step yo kuririmba uririmbe bro. Follow me and follow me and follow me kweri. Uyu mwana araririmbye pe. Uyu mwana zikuririmba kandi aririmba. Kevin Kade ugira performance nziza, ariko nyine hari uburyo ushyiramo igikabyo cyinshi, hari uburyo ukabya cyane wakabya. Urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Follow me and 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 urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Follow me and 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 yes. Ngarutse rero hagana iwanjye hano kwa Cyogere cy'Imana. Nkuko musanzwe mubizi neza ndi Cyogere cy'Imana, impinza rugamba yagombaniro rutiganda ku murimo. Ndi kiga kuvuga kikamenywa na bose, ndi umwuzukuru w'abitanihira impambara ya Romba rwa Rusera, ndi nkuba, ndi nturi ndahigwa mu muco y'u Rwanda, ndi ndamarugamba cyane. Murabizi ni MC Cyogere. Nkuko bisanzwe iteka mba hano kugira ngo mbahereze umunezero, mba hano kugira ngo mbahereze ibyishimo, mba hano kugira ngo mwishime munezerwe. Yes, nicyo kinzana hano. Ura rero nibanze kuri iyi ndirimbo cyane cyane. Iyi ndirimbo mpereyeho, impamvu ariyo mpereyeho ni ukugira ngo mbaganirire ku kitaramo gihari cyane cyane kizazenguruka u Rwanda rwose, Iwacu Muzika Festival. Mwese murabizi MC Cyogere ntago nzajya nze ngo mbaho umunezero wonyine gusa, ariko tutanaganira ku by'abandi bahanzi no ku by'abandi abanyamuziki. Niho icyo kintu nje ngo tuganireho cyane cyane, hanyuma twumve ukuntu bimeze. Iwacu Muzika Festival ni festival yasimbuye umushinga wa Primus Guma Guma, utegurwa na East African Promoters kufatanya na MTN n'abandi baterankunga benshi cyane. Uyu mwaka rero yajemo abahanzi batandukanye, yajemo abahanzi bakomeye King James na Riderman, hanyuma izamo n'abandi bahanzi batoye, abahanzi bato barimo Nel Ngabo, barimo Kevin Kade, bakabamo Kivumbi King, bakabamo kandi Juno Kizigenza, bakabamo kandi na Ariel Wise. Dukeneye kumenya ngo umunezero uzava hehe mu Rwanda hose muri aba bahanzi bose, ko ari abahanzi b'abahanga n'abahanga, babahanzi bose n'abahanga. Noneho tugashyiramo aba bahanzi bakuru babiri bo, Riderman umuraperi mwiza kandi mwiza cyane, ari nayo mpamvu ushimira East African Promoters n'abafatanyije mu gutoranya aba bahanzi. Batoranyije abahanzi ariko bagenda bareba ku mpande zombi, kandi bagenda bareba abahanzi b'abahanga koko bashobora kunezeza abantu. Ibi byose urumva nyango mbibaganirire tubanje gukorera ku mafaranga.
ndagira ngo mbabwire ko hoteli nziza cyane mu Rwanda, ahantu wakiyakirira ukumva uranezerewe ugeze mu Rwanda, ariko ukaba uri kwerekeza ahagana mu karere ka Kirehe. Uzagenda aho bita kuri Hashport House. Ukigera mu mujyi wa Nyakarambi rwagati, Hashport House niho hantu uzahamagara, nimero zabo ndaza kuzibashyirira hasi, ukagenda ukayakirira. Hari ibyumba byiza, hari ibyo kurya byiza, hari ibyo kunywa byiza, hari fast nziza, n'ahantu heza nyine, n'ahantu heza ho kuba wakwiyakirira ukumva uranezerewe, n'ahantu heza ho kuba warara ukumva uranezerewe. Ni Hashport House Motel, ni heza cyane. Ndagira ngo mbabwire rero ko nanone umuntu wifuza ko ubukwe bwe buba bwiza, nawe ashobora kunyegera MC Cyogere. Mbafitiye byinshi bitandukanye, mbafitiye serivisi zose wumva ushobora kuzabona mu bukwe: live band, wedding MC, abatahira, abasaza, protocol service, saxophone, kwa kundi saxophone iza kabariyo igenda imbere y'umugeni bamusohora. Nyine mbafitiye byinshi byiza cyane kubijyanye n'ubukwe. Nawe kandi mu gihe cyose wumva ubikeneye, telefone irabiri hasi aho ngaho murayibona. Mbafitiye cyane rero noneho icyo mutazi kurusha byose, uwihisha inyuma y'aya mashusho yanjye muba mureba, ni nawe kandi wafitiye serivisi nziza cyane yo gufata video ndetse n'amafoto meza cyane mu bukwe. Bamwita Sauti Studio, Sauti Photo Studio. Bamubona cyane ari gukanda Fizo kabisa. Yabana asante sana kweli. No umukameraman mwiza cyane rero. Igihe cyose ufite ubukwe aho uri hose, nimero ziri hasi aho ngaho murazireba, hanyuma muduhamagare tuze tubafashe ubukwe bwanyu bube bwiza, kandi muzanabureba igihe icyo ari cyo cyose paka mushaje. Ari umuntu ukora video igahita isaza nko mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri, ariko Sauti bagukorera video ikazamara imyaka myinshi cyane uyireba kandi unezerewe. So aho rero twari turi gukorera ku mafaranga, ajya ngo tugaruke ku bintu byacu rero twiganirire. Nge ndi MC Cyogere cy'Imana nkuko bisanzwe iteka, murabizi ndi umuyobozi w'ubukwe, kandi bafite bya bindi byose byiza cyane twabonye haruguru. Yes, ubu rero abanyarwanda bose baravuga bati ese ibyishimo byo muri Iwacu Muzika Festival abahanzi bagiye kuduha ni bihe? Buriya ko bazazenguruka igihugu cyose, ariko ahantu hatandukanye naho nzaza kubabwira mu kiganiro gikurikira. Ariko nuvanga abanyarwanda bose ahantu abahanzi bazajya baravuga bati se aba bahanzi bazaduha umunezero ku rwego rungana iki? Dufitemo amaraso mashya, dufitemo n'abasaza, abahanzi bakuze kabisa. Nge mbita abasaza, buriya twebwe turi abasaza, turi abantu nyine b'abanyamuziki batangiye umuziki kera cyane, bawize kera, banawukora kera n'ubungubu kandi turacyabikora. Hari abari buhite bavuga ngo Cyogere wabikoze hehe, ariko abanzi baranzi kandi barazi uko mbikora. Uko nkora music, ntabwo nkora music muri competition y'abo bahungu bose nyine bari gukora gutya, bo barabizi. Yes, tukajya kuri King James ni umuhanzi mwiza ushobora gutanga performance nziza. Nta nubwo ari n'ubwa mbere, no muri Goma Goma yarakoze kandi agera kure cyane. Uyu muhanzi aririmba neza, aririmba mu buryo bwiza kandi bwiza cyane, ku buryo anezeza abakunzi be cyane igitsina gore bakanezerwa cyane. Ababonye performance ye mwese mwarabibonye. Hari muhanzi Riderman we n'urundi rwego, na Goma Goma yarayitwaye season kangahe we turaza kubireba neza, ariko Goma Goma yarayitwaye. Riderman n'umuhanzi mwiza cyane pe, afite performance nziza, asimbutsa abantu kandi azi ukuntu yageze kuri micro abitwara neza cyane, ibintu bikagenda neza. Ndagenda mera ku murongo rero kugira ngo abakunzi bacu ba Cyogere cy'Imana, MC Cyogere cy'Imana, bamenye uko bigiye kuzagenda. U Rwanda rwose ko abahungu bazaruzenguruka, aho bazagenda bajya ku masite, abamenye abahanzi bitegura, abahanzi babitegure iki niki, sibyo? Nari maze kubabwira King James na Riderman, tugeze kuri Neri Ngabo. Neri Ngabo nawe n'umwana mwiza,
sha utuje pe, utuje kuri performance. Ni umwana ugerageza kutuza akaririmba neza adahuzagurika, afite ukuntu ajera mikro akajera ijwi rye kabisa. Neri Ngabo wamwumva ukavuga uti kweri kweri uyu mwana araririmbye pe, uyu mwana azi kuririmba kandi aririmba neza. Ndagira ngo aho azaza hose mumwitegeho performance nziza, mumwitegeho ijwi ryiza, mumwitegeho kabisa kuzabahereza umunezero. Ngize ku muhanzi rero Kevin Kade ni umuhanzi mwiza cyane. Mwarabibonye umuteguro we, mwarabibonye uburyo agerageza gukora look yiwe ya gihanzi. Kevin Kade ku myambaro ye, Kevin Kade kuri swaga, Kevin Kade kabisa rap. Ariko ndagira ngo ngukosore akantu gato, ndagira ngo ngukosore akantu gato, wihangane ubyumve neza. Nge ndi musicien, ndagira ngo ngukosore ibintu nka musicien. Kevin Kade ugira performance nziza, ariko nyine hari uburyo ushyiramo igikabyo cyinshi, hari uburyo ukabya cyane, wakabye cyane ibintu byawe bikanga kuba byiza. Urabizi uri umubyinnyi mwiza, ubyina neza, noneho ufite n'ukuntu choreography zihura n'iza ababyinnyi, ibintu bikagenda neza. Gerageza rero ubihuze no kuririmba, kuko uragenda ukaririmba ukabyina, ukita ku kubyina cyane kurusha uko witaye ku kuririmba. Kandi ugomba kwita ku kuririmba kuri umwanzi kurusha uko witaye ku kubyina, sibyo? So genda kubwira ibi bintu nka musicien. Urabona ubushizi uribuka show zose ukora niko bimeze, ariko ejo bundi warabikabirije. Mwagiye Bugande kuri show ya Tiger B, show ya The Band. Kevin Kade uragenda kabisa, bro, urakabya kabisa, wirukanka stage, urasaragurika, wikubita hasi, bro, ijwi ryawe rirabura nyine tu, ijwi ryawe rirabura. No muri performance zose rero niko bigenze. Ndagira ngo nze nk'ugukosora kwako kantu Iwacu Muzika Festival kugira ngo uryohereze abantu neza, bijyanye na swaga zawe, bijyanye n'umuteguro wawe, bijyanye na look yawe, bijyanye na style yawe. Kade uri umuhanzi mwiza, uri umuhanzi nyine tu umuntu wese yakifuza ko wamuririmbira cyangwa wamuhereza umunezero. Ariko ndagira ngo ukosore kwako kantu, byina ubyine fresh n'ababyinnyi bawe, ariko nugera kuri step yo kuririmba uririmbe bro.